so ngeze uko nagendaga ntambika ibirenge rero ngewe mu rugo barabibonye barabyakira, urumva ko bari abantu bo bahita babibona vuba ko buri segonda bambonaga, ariko abanyeshuri bo ku ishuri ntabwo bashoboraga kunyemerera. Ari abo twiganye primaire babizi kujya gukina umupira, nageze nakinnye umupira nagiyemo iminota nka 20 yonyine mpita mvamo kubera ntibashoboraga kwemera ko ikirenge gitambitse gishobora gutera umupira. Ubu wenda byagezeho basigaye bavuga ngo umuntu utambitse ikirenge ashobora gutera umupira akawutera, ariko njyewe barambwiraga ngo ndawutema. Noneho ndibuka neza bigeze kumpa ikizamini cyo kuvuga ngo genda neza, ngo kuva ahangaha wenda ugere nk'ahari kuri kamera, nubishobora turaza kuguha amafaranga ngo banayashyize n'aho ngaho. Ndabivuga ndabigerageza, noneho kubera ukuntu bari basetse ku buryo ndi kugenda mbishobora ngerageza no kubikora neza, abandi batari babisanzwe baraseka, basetse nanjye ndaseka, nyine numva ko nkaho nabigezeho, nyine mu mutwe sinibuka cya kizamini bavuyemo 5,000 ndabibura. Umwana uri mu myaka 5, 4 gutya, umukobwa yaraje avuye mu mujyi, araza asanga ndi wo mu cyaro, kwa kundi abana mama muri gukina, bari abana duturanye urugo ku rundi, araza yaje kubasura, araza utujesti yankoreye nitwe tuntu twonyine, kwa kundi umwana ashobora kuza akagusoma ku itama. Ibaza umwana w'imyaka iyo ngiyo, aho ngaho yarabikoze, arangije noneho mu kwizajya tujya kwihisha, akazajya aba ari we ugenda unyobora unyereka ngo ngwino nkwereke, ngwino dukore gutya na gutya na gutya. Facebook naragerageje, ariko urumva nyine kugerageza isura nibuka nk'isura yawe ukiri umwana, urumva mu myaka nakubwiye ntabwo ari yawe uri mukuru. Muri make uyu niwe mukunzi wawe, umutima wawe kuba nta wundi mukunzi uhari nuko utarabasha kuwufungura. Ntabwo ndi mu bantu bazi iby'urukundo cyane, ariko ntekereza ko ngewe uko n'igihe byabereye ushobora kuba hari ibishobora kuba byari byarandengereje. Twongeye tubaha ikaze rero mu kiganiro cyacu, muri kumwe na Clemy Keza. Ni nk'ibisanzwe uyu munsi nabwo aka kanya turi muri Hotel Baobab, akaba ari hotel idufasha cyane, idufasha mu kubona ahantu heza dukorera, amashusho akagenda neza, namwe mwareba mukanyurwa. Aka kanya rero tugiye kwakira nanjye ngo ni umuhanzi, ibyo ndabisibye, ubwo we araza kutwibwirira, ariko ndakubwira ngo izina rye yitwa Confiance. Murakoze. Gatoya, wigirira Confiance nk'izina ryawe? Nyinshi cyane. Mbere nibwo ntajyaga nyigira, ariko ubu ngubu aho ngeze ubu ngubu noneho kubera ibyo nagiye nyuramo kuva nyiri umwana kugenda nzamuka, ubu noneho ndayifite, ahubwo ikubye 3 cyangwa ikubye 100 yakagombye kubihari. Ibyo wanyuzemo nabyo iraza kutunyuramo muri make, ariko nizere ko Confiance unayigirira n'abandi bantu. Kuyigira abantu gusa se, ahubwo abantu bose, umuntu wese iyo ukimbona muri ngewe uhita ubona ko icyizere cyonyine nakikugiriye ndi bubashe, kuko ndamutse nakugire Confiance no kukuvugisha ubanza sinabikora. Ubwo dukurikiye, niba utaruzi wenda igisobanuro cy'izina Confiance wabyumvise. Confiance ni icyizere, hanyuma nenge guhita nkwita ngo cyizere. Nta kibazo nabyo, nk'abo dukorana bajya babimpamagara cyane cyane sometime, kubera no kuba wamugani wakunda kubwiraga ngo kugirira Confiance, najyaga mbyita, umuntu akambaza ngo ese witwa nde, nitwa Confiance, witiranwa na Ringagi bigeze kwita za Cyizere. So bwa mbere nkiri umwana wenda namvuga ari ikintu nyine ari nko kuntuka, cyangwa kundi umwana agira ubwoba akavuga ati wenda ibi bintu ntago ari byiza, ariko nagezeho maze gukura, ahubwo numva ko reba ingagi ni ikintu gikomeye. Bishyura amadolari angahe? Niba ari aho mbiherukira byari 500 y'amadolari, ubwo ni miliyoni irenga, kugira ngo uzajye kujya kwireba. Why not se, nimba umuntu akwise nk'ingagi cyangwa akakwita Cyizere, utaba uri umuntu urenze unafite n'amafaranga menshi, ahubwo kugira ngo umuntu azajye kukureba agombera kwishyura. So nabonye ko nanjye ndi umuntu udasanzwe, mpita mvuga ni why not, ubwo icyiza ahubwo nanyitiye Cyizere kugira ngo mbashe kuba nanjye nagaragara neza muri urwo ruhando, no kuba uri kunyifuriza ko nanjye nagira
ukomeye nanjye kurenza. ubu ku izina ryawe rwose ngenda ahita nongeraho icyizere hanyuma confiance icyizere confiance Rwanda ibintu nk'ibyo. Amakuru yawe Amakuru ni meza cyane. utuzaniye iki uyu munsi? Naje rero usibye ko mba afite ibintu byinshi ariko icyo nazanye cya mbere ni filime iri mu bwoko bwa komedi ikaba yitwa Joker. Sinzi nimba wenda naza kuza mu kanya kubaha kuri utuntu gatoya trailer yayo nakoze mukareba ariko nyine ni ukuvuga ni igitekerezo nagize cy'ukuntu nyine umuntu ese iyo umuntu agenda atambitse ibirenge kuri bya bindi wambwiraga nanjye kuba umuntu akureba akagira ikintu kuba yakwitaho yakuvugaho cyangwa yakwita bitandukanye nuko wowe umeze why not utabibyazamo umusaruro. So rero ni igitekerezo nagize cyanjye nyine cyo kuvuga ngo ese kuba nimba nagendaga ubundi muri nkiri umwana ubwo ndahita nkomereza wihangane kuba nkomeje nkiri umwana. Okay, nkiri umwana nagendaga ntambitse ibirenge. nkubona nyine uri oya nibyo nushaka uze kuza kubifata ibirenge byanjye biratambitse. So ngeze uko nagendaga ntambika ibirenge rero ngewe mu rugo barabibonye barabyakira urumva ko bari abantu bo bahita babibona vuba ko buri segonda bambonaga ariko abanyeshuri bo ku ishuri ntabwo bashoboraga kunyemerera ari abo twiganye primaire babizi kujya gukina umupira. Nakinnye umupira nagiyemo iminota nka 20 yonyine mpita mvamo kubera ntibashoboraga kwemera ko ikirenge gitambitse gishobora gutera umupira. Ubu wenda byagezeho basigaye bavuga ngo umuntu utambitse ikirenge ashobora gutera umupira akawutera ariko njyewe barambwiraga ngo ndawutema ntabwo ndi kuwutera ndi kuwutema. So rero ubwo ngubwo barandebye bakazajya bamvanamo batanyimvamo nyine kwa bajya gutora abantu bakamvana bakambwa wegera hirya turaza kuza kugutora nyuma y'uko abandi bose bari buze kuba bavuyemo. So ndavuga ahangaha reka ndebe uburyo nagenda neza nk'abandi bantu. Nyuma yaho biza kwanga ndavuga reka nkomeze cyo ko nagize Imana rimwe abantu bakabibona ntibabimbwire abandi kwa kundi ushobora tuvuge nko muri segonderi kujya kuganiriza wenda umuntu wishimiye ukaza gusanga ikintu cya mbere kukubwira ni icyo kintu cyonyine utambika ibirenge ese ushobora kugenda neza. Hari n'igihe noneho ndibuka neza bigeze kumpa ikizamini cyo kuvuga ngo genda neza ngo kuva ahangaha wenda ugere nk'ahari kuri kamera nubishobora turaza kuguha amafaranga ngo banayashyize n'aho ngaho. Ndabivuga ndabigerageza noneho kubera ukuntu bari basetse ku buryo ndi kugenda mbishobora ngerageza no kubikora neza abandi batari babisanzwe baraseka basetse nanjye ndaseka nyine numva ko nkaho nabigezeho nyine mu mutwe sinibuka cya kizamini bavuyemo 5,000 ndabibura. Aho rero niho navuyemo ndavuga ni why not ibi bintu byo gutambika kubera icyo ari ibintu umuntu akunda kubireba cyane ni ibintu uvukana si ibintu uba waravuze ngo nzabikora gutya ni ibintu bikuzamo kubera icyo abantu bagenda bakabyibitonaho konte cyane bakumva ko mu mutwe bimeze. Icyo gitekerezo rero ndakigira ariko sinakumva ko director ari muri filime agomba kuhita yitambutsa bwa mbere. Ndavuga ngiye gushakisha ubundi buryo ngenda mbaza abantu mwambwiye gutya na gutya birabura. So ndi ku kazi rero sinzi ukuntu abantu dukorana ni umuntu umwe nsigenda namushimira kubera ibyo ngibyo yaramfasha arambwira subira ari inyuma yarabirebye nyine araseka aravuga uyu muhungu ukuntu agenda birasekeje arambwira subira ari inyuma urebe ndasubira inyuma arambwira ngwino ndaza ahita telefone arakamera ntazi ibintu ari gukamera ahita ashyira muri groupe y'akazi avuga murebe ibintu ukuntu bisekeje. Ndavuga ubuse bagiye kongera kunsubiza muri primaire baranserereje byananiranaga kuba najya muri football n'iki ubu nibongera kunserereza n'iki bita nibukana cya gitekerezo cyo kuvuga ngo ese kubera iki ibi birenge umuntu atabyaza umusaruro. Urabizi ba Shadibu bari kubyaza umusaruro umubiri wabo nuko bakora nabande bose. Ndavuga okay nanjye noneho reka nze mbyaza umusaruro. Aho ngaho rero
kwegera kwicara nijoro urumva wamaze kubona abantu ku bantu bandika script murabizi ubwo iyo iba ari ideo bamaze kubona titre noneho ndavuga reka nze ngende mpimba shakisha utuntu nakora ku buryo noneho byajya mu bantu mu buryo abantu babireba noneho bakamibona ko icyo kintu ari cyiza atari kwa kundi gusa ushobora kwereka umuntu rimwe ngo ndashaka ko banyita Joker cyangwa sishaka ko ntambika ibirenge nkarekeraho ngo bagahita birekeraho ndavuga umuntu utambika ibirenge bamwita Joker. Okay nayo n'indi sije ya none reka tubariye tuvuga gato ukuntu yavuyeho sinzi okay ubwo nayo urayitubwira banza ukomeze iyo watubwiraga. Okay ndavuga rero reka nze nkore igitekerezo cyanjye nkizamure ndebe uburyo nyine nagikoraho neza ndicara ndatekereza byango byamaze nk'iminsi nk'itanu cyangwa 4 kubera ko urumva mbere nari namaze kubimenya ikindi kera nkiri umwana nigeze gutekereza ibintu bya filime ariko nkazireba gusa nkareba uburyo bakina akenshi no muri ugiye kureba nk'umwanya mari igihe kinini iyo ntari kureba filime mba ndeba uburyo bazitegura ndi kureba ese why not ibi bintu hano mu Rwanda byashoboka ese umuntu ashobora kubikora bigashoboka ni iki kintu narebaga so rero ndavuga why not ntagerageza gukora muri ya angle ya filime nkareba uburyo nanjye nareba bya bintu nashakaga gukora kuko nabikundaga nanjye nkabyereka umuntu niho hano rero naje kuza kuvuga reka nze fate iki gitekerezo kubera ko nashaka gukora na filime bifite kera ku ruhande nzaze ntangirire kuri aka gatekerezo nanjye nari mfite nkashyira aha ngaha abantu niba bibona bazajajinga bambwira ati wenda urakomeza cyangwa urabyihorera so rero niho nagakoze ndagenda ngashyira kuri YouTube channel yanjye sinzi niba mujya mwima ko umuntu amenshoninga yitwa Vuvuzera 150 icyo gihe nari narayikoreye yari ibintu bya siporo ariko nza kuza kugeraho mbona ko siporo ntago ari ikintu cyanjye ko amugani kuko bananserereje bakambwira ngo ntuzakina byanamaze no kunanira ubu aho imyaka mfite sinajya muri football ngo nzamamare ndavuga reka nze ngerageze gukora ibintu bya movie ngerageze kuba nahimba movie yanjye shyira hariya byatangiye kwa kundi umuntu ushobora gushyiraho akantu kavuga ngo ndibuka neza njya kugashyiraho bwa mbere narinde gutandavuga ni reka nze posting nanibagiye no gupostinga ko yuko ejo nzashyiraho filime byibutse mpita nshyira kuri stati ni mu kanya gatoya saa moya zuzuye ubwo hari nko mu saa 12:50 ndaza kuza kubabwira ndaza kubereka kandi kana kuko nanjye sinatekerezaga kuntu abantu bari bite babyakira kuza kubona umuntu uri gutambika ariho ngewe kuko rero nari nabikoze nakozaga poster rero ndatekereza nahita nkomerezaho no kuri kwa kundi bambwiraga izina Joker ahantu ryavuye Joker urareba abantu benshi ariko no muri iki gihe cya lockdown byari byarabaye abantu benshi bakinaga amakarita nanjye Joker muzi mu makarita iyo ugiye kureba rero uriya Joker tuzi mu makarita kereka nabonye byarambabajeho gateje ubundi narabibonye uburyo bakoze Joker bagahindura nimba asigaye bayicaye ariko sinzi niba ari ikintu bari kunywa nyine bahinduye ariko ubundi imbere yari umugabo uhagaze n'ibirenge bitambitse uwo rero Joker ari umuntu utambitse ari ukureba n'uburyo hari n'agakomedi najyaga ndeba ariko sinkikunda kukareba cyane ka Shariyo nawe uramuzi ko agenda atambitse ndavuga ese kubera iki ibi bintu ubundi bagenda batambika ubundi bakaba n'umuntu bari bise Joker akaba ari ibintu byose Joker ari gutambika ari cyo bafashaho ndavuga kugira ngo njye kujya mu bindi kuko hari n'undi cyo ukora ntabeshyire wabonye dukorana wabonye uburyo ndi gutambika nyine ndi kugenda bisanzwe tangate watambika nka Joker bitangani iri zina nzari byaza umusaruro mbwiye bitamvuga rero Joker naho ngaho ngize n'Imana nza gusanga nta n'abantu benshi abiza ko n'ababizi nabo buriya ku ikarita benshi urikundira iki Joker ikarita yikundira iki yirebye ira Joker ubwo warebaga Joker ntago nyikundira kuyireba ahubwo nyikundira kuba nsinze icyo ngicyo ariko nanone buriya ikintu cyatumaga abantu bayitandukanya n'abandi uyisanze mu makarita benshi baba bafitiyeho igihimba cyo hejuru gusa ariko Joker ni wese na bya birenge bitambika urumva rero ni umuntu nyine ukwereka ko ibirenge bye nyine akwiyereka we wese nyine ni rero nanjye narebye ndavuga ni
ese why not ntatsinda nk'uko wabivuze, ariko noneho nkanatsinda ndi umuntu wese ugaragara na bya birenge byanjye, akaba ariyo mpano ya mbere mbyaza. Ndumva ari uko nguko igitekerezo cyaje. Murakoze. Okay, urakoze cyane. Ubwo sinzi niba ndibwirwe nanakubaza ngo ukiri umwana n'ibiki kuko wahise ubivuga. Uyu munsi jokeri ihagaze gute cyangwa se ahagaze gute? Ubwo ndavuga jokeri wo wawe nyine. Uyu munsi jokeri ni umuntu umaze kugera ku rwego rushimishije mu kazi akora cyangwa mu buryo ameze. Gusa kubera ko jokeri uko namubonye, urumva ntabwo nari kujya kumwerekana ngo mwerekane nk'umuntu uri umuntu abantu benshi bazi ko umuntu utambitse ibirenge ni umuntu udafite icyo udakize, udafite nyine ubwenge, umeze nk'usebetse kwa. Rero nanjye narebye ndavuga ninjya kujya kwerekana ko jokeri ari umuntu watangiye ari umuntu w'umumiliyoneri w'iki, ntabwo abantu babyumva. Nubwo wenda ba Obama usanga nabo batambika ibirenge, ariko usanga nawe byahatari. Ariko nabonye ahubwo ni uko abantu wenda iyo uri umuntu uri hasi nibwo abantu babibona cyane, ariko buriya uri umuntu, hari abakire benshi ugenda ugataha ukahura nabo bari gutambika ibirenge, ariko ntube wabirabukwa ukavuga nyine ni kwa kundi umukire aba ahaze yariye amafiriti n'iki nyine akaba yumva wenda bavuga ngo inda yaba yabaye nini yegeye imbere, ubundi noneho akumva yamuremereye akagenda wenda yikurura buke buke ngo nibwo aba ari kuvuga ko ari kugenda. Ariko ubundi abantu benshi bashoboka, n'ejo bundi sinzi nimba wenda byari impanuka, ariko nabonye ifoto ya Cristiano atambitse ibirenge. Bivuga ngo rero abantu benshi bashobora no kuba bazwi. Ngene gatoya, buriya hari ikintu kiranga abantu ba Kamoso. Iyo ari kureba filime cyangwa se ikiganiro, ikintu cya mbere abona mbere yo kumva ibiri kuvugwa, abasha kubonamo umuntu wandikisha imoso. None nawe ntungo no kubona ko nawe abantu bose ubona wowe wirebera abatambitse. Oya, no gutambika. Okay, ahubwo n'ikindi wari wibagiwe, imoso nanjye niyo nkoresha. Niko kuboko kwanjye kuri prefere. Sinzi nimba ari cyo kintu bahise bahuriraho ngo bavuge ngo kwa gutambika no kuba ndi imoso wenda birahura nkahita mbimenya, ariko nyine uburyo ngewe ngenda nawe ni Kamoso cyane. Kandi bavuga ngo abantu b'imoso ntibazi ubwenge. Ahubwo nibo bazi ubwenge cyane. Cyo rwose ndagishimangira. Buriya no kuba n'umuntu ukomeye, ariko nuko sinjya nkunda ibintu bya politiki, wenda ndavuga ni umuntu wenda ufite amafaranga mu bundi buryo, nanjye ubwo ngubwo imagine ko Obama yazaba inspiration nziza. Nanjye ndi mu bantu bamukundaga kuva na kera na n'ubu ngubu. Buriya wenda mwubaha, okay, nta kibazo. Twahuza byinshi, ariko hari akantu kamwe ntajya mpuzana. Hari akageso nabonye, sinzi niba ari akageso akunda kubona nk'iyo ari ifoto basohora hanze ngo iyo umukobwa atambutse gutya arareba nawe agahindukira. Kariya rero nanjye niko kantu ushobora kuba nzi neza ntari nabona duhuje. Ubwo ibindi bizaza nyuma wenda. So rero warumbajije jokeri uko ahagaze ubu ngubu. Nkiri kukubwira gato uburyo jokeri namugize umuntu nyine utagaragaza bwa bwenge bwaho akaba, kubera ko muri script namwanditse nk'umuntu uturutse mu cyaro akaza mu mujyi kuza gushakisha ubuzima. Kandi ubuzima urabizi, iyo uvuye mu cyaro uza mu mujyi ntabwo bihita bushoboka ako kanya, uba ugomba gutangirira hasi. Cyane cyane abantu bo mu cyaro tuzi benshi barazaga kubera kuba batabona kandi kazi, bakaba bajya kuba abakozi bo mu rugo, bakaba bajya kuba bakora, abagize Imana babona amaresitora bajya gukoramo. Ni aho ngaho nanjye nabanjije gushakira jokeri nyine. Rero kumushakamo aho ngaho nararebye ndibaza se why not jokeri nk'umuntu utambika ibirenge, umuntu udashoboye ni gute ashobora kuzaba umuntu ukomeye. Nerekana ko ari umuntu uticara ngo azajye aba ari aho ngaho gusa nk'urubyiruko rusanzwe tujya tubona, ahubwo ni umuntu uhora ushakisha uburyo ashobora kubonamo ikimutunga n'ikimubeshaho ubuzima bwiza.
nkeka mu mascript abantu benshi nibyo bakunda kubona ko umuntu ahora ari active ashaka gukora. So rero namutangije filime nayitangije icyokora ntakubeshye ntabwo numvaga ko ari uruhererekane rwo muri Jokeri, ariko nkumva ko muri filime hari amaseri aba agenda ari seri story itangiye bwa mbere ari ikomeza bwa kabiri, ariko ngewe nari nayitangije ari story nzajya mfata story ya mbere ejo nkongera nkafata story itandukanye n'uburyo Joker ameze, ariko maze kubona uburyo Joker mu kumugaragaza neza ari umuntu wo gukora mu rugo cyane cyane kurenza uko yajya gukora muri office cyangwa bari ejo namushyira muri office ejo nkamushyira ahantu runaka, mbona ntago ari byiza. N'amakomanteri y'abantu bankurikiraga bayirebaga nibyo ba mbere cyangwa uwo nawoherezaga ndi kumubwira yahitaga ambwira why not, nimba wavuze ko uri umukozi wo mu rugo kuki wambaye neza, nkahita numva ko nyine ari kugenda ajyana na aviva ya Joker ndi kuvuga. Ndavuga rero reka nze ngume muri ya monde yanjye yo kumugaragaza nk'umuntu ufite ubuzima buri hasi ugiri gushakisha, ariko wa muntu uzagenda ukura akageraho aba umuntu ukomeye, bigaragaza ko umuntu hari ama etape agenda akora kugira ngo azagere ahagera. Naho ngaho rero Joker wanjye namufashe ndamuvuganira reka nze mukore bukeya, ubu ngubu aho turi gukina ubu ngubu tugeze ni umukozi wo mu rugo. Bwa mbere twatangiye ari umuntu uva mu cyaro akajya gusaba akazi, agasaba akazi ko muri resitora. Sinzi nimba abantu barabibona ko iyo ageze muri resitora nabwo kubera bwa buvuwaye no kubera kutamenyera gukora ahantu cyane, ibyo agenda akora bituma bamwirukana akavamo. Nk'urugero rworoshye wenda ngwayeho agastori aragenda akazajya arakaranya n'umukozi wahakoraga akora amacapati, mu gihe bashwanye akageraho rimwe batongana na boss ahari bagaterana ya macapu kiriya gipondo baba bari gukora cya capati, so bagitera umukiriya bikahita birangira ashwanye nabo avuyemo, ubundi akajya gushaka akazi ko mu rugo. Ubu rero aho ndi gukora aho ngeze ni akazi ko mu rugo ndi gushaka, Joker ari gushaka agerageza kuba yahangana na boss yamufasha bimwe byamugoye, agerageza kuba yamwereka nyine uko ari umukozi wo mu rugo ubishoboye. Murakoze. Ndumva Joker nanjye bise bintera amatsiko yo kuzareba agakurikiyeho. Ibyo ni story uyirebye byo nyine ni ikintu umuntu yakubwiye, iyo ukoze umuntu arakireba kubera ko nawe aba afiteho ubuzima yagiye abona cyangwa yazina we bumushimisha, ahita akubwira nawe ikintu yabona wakurikiraho, ku buryo akenshi ubu ngubu aho ngeze sometime hari n'igihe ntakigorana cyane no gutekereza ibyo ngiye gukora, ahubwo mpura n'umuntu akambwira Joker narayibonye gutya na gutya. Ese kubera iki Joker utamugira umuntu ukora gutya na gutya? Ubu nk'ejo bundi hari umuntu wambaye igitekerezo ngo kubera iki Joker ni kubera ubuvuye bwakora kuki atafata agapfukamunwa k'abandi akaba ariko yambara bigaragaza ko ubu Joker bwe ni umuntu nyine utarabona, ni nka George Vanetti, umuntu utarasobanukirwa ubuzima bwe nyine ukiri gushakisha nyine ibintu byose ahuye nabyo afata kugira ngo arebe ko yazagera ahageze. Ahubwo ku rundi ruhande ngewe na prefera ko yazaguma muri ubwo buzima nubwo yatera imbere, kuko uramutse umugize umuntu uri serious nyine bikagira ubwo Joker yaba arangiye. Urakoze cyane. Icyo nakubwiye nagutangiriyeho ni Joker nayifashe, sinzi nimba nigeze kubivuga, ariko ni muri sense ya comedy. Agomba rero kuzaguma ari Joker, wenda ku mufuka akaba yatera imbere ariko agakomeza ari Joker. Ubundi urugero rworoshye ni nako ariko n'abantu banze bameze, iyo umuntu asanzwe ari umuntu uganira cyangwa usetsa cyangwa ushobora kukubwira ikintu, hari abantu bashaka kukubwira ikintu ukibaza umuntu akimbwiriye iki, ko nari nzi ko ari umuntu uri karume cyangwa wenda ufata ibintu akabigira ibintu biri serious cyangwa uko namubonaga, ariko ugasanga nyine wa muntu sociable uganira kwa kundi bambwiraga ngo uri confiance nyine agashobora kuzayivaho, yaba ari umwana yaba ari mukuru yaba ari umugabo yaba ari umusaza, aba ari wa muntu muzahura hari akagusetsa so rero Joker nimba ameze gutyo ntago ashobora kuzavamo ngo niyo yaba mu boss, ndakeka niyo yaba mu boss ungana nka gutera ufite nka etage nk'iyi ya Rubangura cyangwa ufite ni hoteli turimo,
ntabwo byatuma atagenda ngo ajye kurya nka capati Nyamirambo. Why not se Jokeri hataba ariwe muntu uzajya wigisha uburyo abana ibyo gutambika, wenda nimba uri umuntu mwiza ariko akabanza akabereka uburyo ko gutambika ko nta kibazo, ubundi akanabereka n'uburyo bashobora kuba baba abantu bazima, bashobora no kugira ikintu bigezaho. Ariko n'ubundi waye mugani kubera ko n'ubundi bitewe n'uburyo ameze, so nkeka ko ubundi umwanditsi mwiza ari kwandika agerageza no kuviva ubwo buzima babamo, cyangwa akabana ari nako anasanzwe nawe anateye. So nanjye rero mu bwanditsi bwanjye n'ibyo njya kwandika hari igihe mba ni nk'aho ariko njya kuba nteye, wenda sindi ijana ku ijana nka Jokeri kuko Jokeri wenda mukabiriza, ariko n'ubundi utuntu twinshi nanjye njya gukora mbasanzwe ntuzi, ari utuntu nagiye wenda menya ngo inshuti zanjye zabayemo gutya. So rero kuko nanjye rero nzi ko ndi umuntu utari wa muntu wifunga ngo avuge ngo ntago ari umuntu utaganira cyangwa wenda udasetsa abantu, kuko hari n'umuntu duhura bwa mbere akahita aseka before yuko ajya kumbwira ikindi kintu, kuko azi ko n'ubundi ibintu byinshi nkunda kumubwira ari ibintu bisekeje. So rero nanjye nicyo kintu nagendeyeho, ndavuga nanjye reka ngendere kuri njyewe ukuntu meze, noneho descripting cyangwa nerekane Jokeri wa nyawe ukuntu ameze. Confiance, kwizera, Confiance Rwanda, cyizere, gutambika. Jokeri ni benshi cyane. Arabangaba reka tube tubashyize ku ruhande ahubwo dufate Confiance. Hari indi Confiance yitwa Confiance ubusanzwe yitwa Bizimana Confiance. Nitwa hari igihe umuntu avuga ukazigira ngo banyita kandi atari nitwa Confiance. Ntabwo ujya wiyita. Nitwa ari siko uvuga. Nyine witwa ariko banakwita kuko abandi nibo baguhamagara. Ngira ngo buri izina iyo uvuze ngo nitwa ni nyine nuvuga ngo niwe waritanze n'abandi bakazajya rihamagara ko ribo ryavuyeho. Ntabwo waritanze ahubwo ni wowe nyine. Je m'appelle. Okay, ubwo reka dufate Bizimana Confiance. Bizimana Confiance ni muntu ki ande uri ya Jokeri? Bizimana Confiance ni umuntu kwidescriptinga, kwigaragaza bigeraho bikagorana gatoya bitewe n'uko umuntu ni mugari, ariko ni umusore, ndacyari ingaragu. Imyaka yo ni yayindi abantu badakunda kuvuga, ari igihe nyivuga ashobora kuyikubwira wareba isura yanjye wakumva n'imyaka mfite ukahita uvuga ati wa muntu uburyo banza nayibeshye, cyangwa ikaba yanakwimikira urugero oya, ariko njyamenya nayivuga. Ubundi wa mugani urebye tuganire, wa mugani turi mu kiganiro, urebye wabona afite nk'imyaka ingahe? Akaba ari njye ubaza oya, buretse ahubwo abadukurikiye bo badusubize, buretse bo badusubize. So impamvu mbivuze gutyo, impamvu mbivuze gutyo, njyewe njya kujya kwaka akazi, barandebye barambaza ubundi wa mwana afite imyaka ingahe? Baby face ibyo kabi. Hari ashize nk'imyaka nk'itanu bwa mbere ngiye kukaka nyine. Andebye arangwa warangije segonderi yego, ko tuzi umeze nk'umuntu ukiga nko mu wa gatatu mu wa kane segonderi. Ndamubwira njye nararangije, mwereka ibyo byangombwa byose, ibipapuro. Arambwira okay, ibipapuro nubwo bimeze gutya ariko hari aho batazatujya kugupresenta bikagorana. So rero ni iyo myaka rero nanjye bandebye baravuga ati uyu muntu ukuntu ameze gutya byabaye ikibazo, mpita mvugana okay, ni Imana ifashije basi ubu bwanwa narabusengeye byatari. Oya ntumbwire ko icyo gihe ntabwo ari buhari. Ntabwo ari buhari. Bwanwa umaze imyaka baza gutuma nivamo bakanyaga. Ubwanwa umaze imyaka 3 buje. Ubu nuvuga ngo kuva bwaza nturabwogosha. Nimba ari ikintu cya mbere kibaho. Cyokora baragabanya bakagerageza guconga, ariko sometimes se babukoze bukahita bubura burundu. Nuko bavanga imisatsi. Hari abashuti banjye, hari umushuti wanjye nawe sinamuvuga izina, abandi kuko bahita baramuzi, ariko nawe ajya agira ikibazo cy'ukuntu umusatsi afite utuntu tw'udusatsi tumeze nk'atugiye turi nabyita gute tw'utudomodomo. Noneho iyo agize Imana umuntu aramubwira ngo ufite umusatsi, kuko iyo umubwiye ngo ufite uruhara mwenda kurwana,
kandi ubundi ni uruhara kompulitiri. ni uruhara ruriho udusatsi. rero nanjye rero navuze wayi ntabona ikintu gituma mu maso hakura basi akagaragaza ko ntabura amafaranga cyangwa ngo bambwire ngo uri umwana ku buryo mbura ibintu akazi kenshi. rero ngize imana ubwanwa buraza shima imana. Confiance rero nkikomeza rero confiance ni ingaragu. Confiance ari hagati y'imyaka 25 kuzamura. Oh my God, reka mpite ngusubiza cya kibazo numvaga iyo ngiyo rwose nibura wakuraho. Okay, reka nkureho ine cyakora. Ni icyo ngicyo ndi umuntu ejo bundi ubwo ushobora kuzajya kumva Mwumva washyize mu mago. cyane nubwo wenda urukundo muri iyi minsi kugira ngo uzabone umukobwa bisaba no kuba n'akantu gahari. Ubwo muri make wenda iby'urukundo tubyirengagije ushobora guhita ushyira mu mago rwose. Ndamutse ubundi ibyo wa mugani ubyirengagije kuba wenda igisabwa kugira ngo ushake urugo cyuzuye nanjye naba ndi umuntu wenda kwe kuko nka grand frere cyangwa kuko mfite wa mugani nkiri kuvuga confiance mvuka mu muryango w'abana 6, turi abahungu 2, abakobwa ni 4. rero muri bose ni njye utarashinga urugo ni njye ingaragu. So rero ni ukuvuga ngo confiance nimba meze gutyo nawe atari we bucura. oya ni njye bucura urankoze bise nibuka ko abantu benshi babyanga ngo abahungu babucura. baratese baba baragize. hanze ko agenda nkubaza ubu ko nkubajije ikintu mwangira abahungu babucura. niyo mahirwe ngira uwanjye niwe mfura mu rugo iwabo. buriya rero n'abahungu nk'uko kuri nahorekare nkubwira ubundi buriya jokera ko mugani ushobora kumujya nk'umuntu wabuca bya bintu ndashaka kuvanamo kwa kundi umuntu avana umuntu ibintu bangaga urebe ko umuntu utari ufite ikintu afite ahubwo ari we muntu ushobora kuba yaramunyabwenge. kuko ndabizi neza ko nanjye nkitangira barandebagamo umunebwe ndi kuvuga ku kazi nari ndimo bandebagamo umuntu udakunda ibintu ariko ikintu cyonyine bankundiraga ni uko icyo nabaga ngiye gukora nagikoraga neza. ubwo wabaga utabonye amahirwe yo kugikora byabaga ari ibibazo. iyo wabaga uri kumbwira ngo kino kintu nimba nzi ko ndi bugikore nk'isaha cyangwa amasaha 2 ukambwira ngo mu isaha imwe kiraba kirangiye aho kugira ngo ngikore natekerezaga uburyo ndi bugikore ntari bukwereka ko ndi bugikore nkanakihura burundu ahubwo ukambwira uri umunebwe urivumbura ugira gute ibintu byose. ariko nyine kwa kundi nyine mba mvuga ngo aho kugira ngo ikintu kizagaragare kuri ngewe ko ari ikintu kibi ahubwo nareka kugikora cyane nakorekana ko nagishoboye kugira ngo utazandenganyiza ko nagukoreye ibintu nabi kubera ko birambabaza. ubwo ndakidescriptinga ndakivuga birambabaza kuba nagukoreye ikintu kandi ukambwira ngo ni kino kintu ni kibi cyangwa ntago ari cyiza kandi ahubwo nakagombye kugukorera ikintu ukagishima bigatuma mbona n'isoko ririndi. so rero naho ngaho nakundaga gukora ndi umuntu akagira ngo ndi umuntu wenda udakunze ibintu cyangwa iki ariko ari wa muntu ahubwo ushaka gukora ibintu byiza kurenza uko abandi bantu babibona. ni n'uwo jokeri ushobora kuzagerageza kuzabona muri jokeri yanjye mfite hariya sibyo ko nyine no kuzakina n'izindi filime nyinshi ndacyafite ibyo nyandika cyane. so rero confiance usibye kuba ari ingaragu ni umunyeshuri ageze mu wa 3 university muri computer science hano muri University of Kigali Kacyiru. ikindi ni umukozi akora ku Isango Star poste mfite ni ya graphic design ibintu byiza kandi bifite isoko. kugira ngo uzabidescriptinge biragorana kuko isoko ryayo bisaba ko n'ubundi ari umuntu uzi kuba yazajya ashakisha agahuza ibyo ukora bya graphic akabihuza nabyita gute akabihuza n'ibindi n'amavideo cyangwa ibindi bintu runaka bizajya bivamo atari umuntu gusa uri bukore ka kantu k'umunota umwe kuko mu Rwanda kugira ngo uzakore ikintu cy'umunota umwe umuntu abashe kuba yaguhereza nka miliyoni ubundi nk'uko hanze byishyurwa biragorana. twe tubara iminota tubara igihe umuntu nivuze gatare cyo kuvuga iyo umpaye akantu k'umunota umwe nibaza ko ubwo wagakoze nko mu minota 5 ntabwo nshaka kumva ko
byagutwaye igihe kinini kugira ngo havemo ka kantu k'umunota. Okay, ni iki ngiki njya nkunda guhura n'abantu benshi batajya bakunda kubyumva. Iyo umuntu akubonye akantu gashyize hariya karangiye aravuga ngo ushobora no kuba wagiye ukaryama mu gitondo ukabyuka kuko uba ufite amayide ukicara ku mashini ugaterateranya ukabivamo. Wamubwira wakankoreye yagende ashobora kukubwira ngo azi kubikora, wenda ari umuntu uzi kwirarira, mu minota 5 abamaze kukubwira ntabwo nakwirwa mbona n'ukuntu mbikora. Kimwe nuko hari n'abantu bambwira ngo nimbibigishe, nabibigisha namwereka akageramo hagati akambwira basi rekeraho turekera tuzongera kubyiga, wenda nabonye umwanya akahita yivanamo, kubera ko ni ibintu bisaba gutegereza, ni ibintu bisaba kuba uri umuntu uzi kwihangana ugakora ukazabona result. Kuko nanjye hari so kukubeshya, hari amaproje nkora nkageramo hagati nkayareka burundu, nkazongera nk'umunsi nk'umwe nageraho nkabona nk'akantu nkahita nibuka ese wayi kano kantu kameze gutya, nkahita nkahindura nagahindura bigahita bivamo result nziza kandi abantu bishimiye. So ndakeka nagerageje kuvugaho kuri confiance, sinzi nimba hari ibindi. Hariho akantu kamwe, afite umukunzi. Confiance muri iki gihe iyo ugiye kuvuga umukunzi ni ikintu kiba kiri nabyita gute gikomeye ku muntu, kubera ko iyo wemeye ko ukundana n'umuntu icyo gihe wa muntu iyo atarabyemeranywa neza ngo avuge ngo uzajya ushyira hanze uvuge ngo turakundana, ntabwo icyo gihe ntabwo wamwita umukunzi, kubera ko nyine wowe umukunda ariko uba atagukunda. Ubwo nasubiza ko atagukunda cyangwa wenda agukunda ariko atarakwemerera kumushyira hanze. So ubundi mu mukunzi akenshi bisigaye kuba wamwambitse impeta, niho wemera neza ukagaragaza ko uri ufite umukunzi. Ufite ikibazo arabwo si uwo mukunzi wawe niba ari kubyumva ubu ntari buhite, ubwo niba wenda ari kuzayivuga nk'ejo arahita asunikaho nk'icyumweru. Ntabwo usibye ko ntawe uhari, kubera ko icyo nagiye kubwira neza afite abakunzi, abantu bakunda abakunzi. Oya Jokeri twamushyize ku ruhande, turi kuvuga confiance. Confiance rero hanyuma tukavuga mu buke ubumwe muri singulier cyangwa singular. Abakunzi in plural, abo ntabwo aribo turi kukubaza kuko bashobora kuba abafans, abo sibo dukeneye. Turashaka wa muntu handi nyine uvuga umuntu ashobora no kuvuga izina rye, ubwo abari kukureba kuri kamera bagahita babona nyine mu maso birahinduka. Ko muri Jokeri ko ntarashyiramo n'umukunzi. Oya Jokeri iryo zine buryihoreye, ubu ngubu turi kuri confiance. Jokeri nagira ngo nguhe igisubizo neza. Imbara birebye Jokeri sindagerageza no kwerekana ko na Jokeri akunda basi ngo barebe ukuntu akunda abakobwa wenda cyangwa abazi ku bakobwa. So bigaragara ko nanjye nkuko nakubwiye ngo ni ibintu nanjye nzi, ibyo ngiye sindamenya neza umukunzi ntago ndamumugira. So ni bya bindi nyine bivuga ngo muri primaire wigize kugira umwana mwakundanaga, mwigize kugira wenda umuntu mwari muziranye gutya bisanzwe, ariko ntago umuntu w'umukunzi nyine mvuga ngo ni umukunzi ufatika nawe hari. Ariko nguseke ubu nuvuga ngo uri kugarura Jokeri, sibyo? Reka nanjye mugarure. Ubushatse uvuga ko Jokeri aheruka gukunda ari muri primaire. Watubwiye ko confiance bari mu wa 3 université kandi afite akazi ataratubwira imyaka kamazemo, ariko nibaza ko nkurikije kwa kundi bavuze ngo hashize imyaka 3 ubwanwa buje imyaka 5. Nta mukobwa mwiza urabona hariya ku Isango? Ku Isango kiremo neza kuko nta n'abakobwa kenshi bahari. Njye hari umukobwa nzi hariya naramubonye, ndi umukobwa ndabibona ko ari mwiza. Ubwo niba utaramubona cyakora ndabona wambaye rinete da. Ariko so rinete nyine ni ibintu wambara. Ibintu wambara bamugane bwumva nimba nashyizemo rinete kugira ngo ngerageze ko amaso yanjye akomeza kureba neza, anareba neza nkaba ntaramubona. Urumva nanjye byagorana ko nahita nkubwira ko hari ubu ngo bari ku Isango bihanganye. Nababwira babe bihanganye kabisa. Oh my god. Ubuse uburerese muri babana bo ku Isango niba utarabonamo umukobwa mwiza, kuri uwo mukobwa mwiza sate kuri wowe kuri confiance. Umukobwa mwiza ni umukobwa nkunda abakobwa b'inzobe,
aho ngaho ibindi tugenda tubijya ubwo nyuma muri make abirabura bo babe bagiye ku ruhande bakwibagirwe wapi kabisa. ya ndirimbo ngo 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 aya ngo amwibagirwa ashaka undi. Impamvu njye nkubwira gutyo mu rugo nakuze usibye nako nabo n'abandi bose niko bisigaye bimeze, nta muntu w'igikara ukirimo wenda usibye ko nari ndi kugenda ngerageza ubundi nari inzobe, ariko grand frère niwe wari igikara na sister umwe nkeka mbere twajya tuvuga ko ari babiri, ariko undi we nuko yari akiri akana yahise akura ahita abuye inzobe. So ni ukuvuga ngo rero ngewe nakuze mbona abakobwa b'inzobe mu rugo, mbona mama ari inzobe, mbona nkavuga nyine uyu muryango ni abantu kandi noneho ikindi kindi wa mugani mu rugo bakundaga kuvuga ko hari abakobwa beza. So urumva rero kugira nzajye kubona umukobwa w'igikara nkeka n'ibyambayeho ntabwo ari ukuvuga ko ari ngewe. Abantu bavuga ko iwanyu hari abakobwa beza kandi bose ni abakobwa b'inzobe barashatse nyine. Okay, bakundaga kuvuga ko ari abakobwa beza. So urumva rero nanjye rero nakuriye muri aho ngaho kugira ngo nzabone umukobwa w'igikara njye gushyiramo amarangamutima yanjye, kandi hari umukobwa w'inzobe nakagombye kuba mbona neza. Biragorana mpita nkunda abakobwa beza. So ariko ntibivuze ko nkeka iyo kwa kundi navuze ngo umukobwa nyine ibindi byose turabigerageza, ushobora gusanga yanze batarayifite ariko akagira ibindi bintu biri kunyatira, ariko ako kanya urumva ko urabizi ko gukunda ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu byose ugomba kuba ufite process ku buryo nta kintu cyagucarenjinga, hari ibintu byose bigucarenjinga. Rero iyo ngiye gukunda rero usibye ko wenda kuba uw'inzobe ari uhita ushobora kunshitura, hari igihe ashobora kukugira ikindi kintu kimwe akora wenda bitewe n'uburyo twahuye bikakancarenjinga bikarangira nakunze umukobwa utari inzobe. ubwo muri make b'abakobwa muziranye batari inzobe uhise ubahumuriza. Ahubwo nimba hari unkunda abivuge. Umukobwa aje akagusaba urukundo wabyitwaramo ute? Abatipe benshi nyine baba bazi, abenshi babifata nk'ubushizi bw'isoni cyangwa bakumvamo ikindi kintu. Wowe nk'uko umaze kubyivugira, ubwo umukobwa aramutse aje akagusaba urukundo wabyemera? Cyambere nahita mubwira ngo ndagukunda nk'uko nawe unkunda. ubwo byaba ari ukuri waba umukunda cyangwa nyine byaba agiye mu bakunzi kwa? Cyambere ni ukugira ngo urabizi ubundi iyo umuntu uramutse umukunze wowe akakwanga, aho ni ikibazo cya mbere gituma umuntu adashobora no kumva ko nyine yakubabariye ku isi y'abazima, ahubwo aba yumva ikintu cyose yakigukorera. So rero nanjye rero impamvu rero kubanza kumuhumuriza, kuko ntabwo ndi umuntu ubanza kujya gushaka indi, kuko confiance yanjye ni ukubanza kumuremamo cya cyizere cyanjye nyine ko gukundana bishoboka, kuko n'ubundi sometimes ushobora gusanga n'ubundi byarangiye ugakundana. Noneho nyuma yaho nkareba muri yambaye itapi, kuko we urumva aba yaranyizeho akamenya ngo uyu muntu ameze gutya na gutya. So nanjye noneho nkareba muri yambaye itapi kwa kundi tugiye tubanye nimba dushobora gukundana koko cyangwa nimba ari umuntu imicanye idashobora kwihanganira. Uretse gatoya, ubwo ushatse kuvuga ngo uwo mukobwa aramutse aje akagusaba urukundo, ikintu cya mbere wakora wamuha amahirwe yo kugira ngo umwigeho? Namuha amahirwe yo kugira ngo mwigeho, kugira ngo menye. Rega umukobwa wese ushobora kumukunda, ariko uburyo bwo gukundana nawe cyangwa ku buryo ushobora kuba wakwemera gukundana nawe, nicyo kintu cyonyine ushakisha kugira ngo umenye ngo ese uyu muntu koko dushobora kuzarambana, kuko ushobora kumukunda ariko mu minsi ibiri mukaba mwatandukanye. Aho niho rwa rukundo nakubwiraga ko n'ubundi ntabwo ari urukundo, muba mwahararanye, ntabwo twabyita urukundo. So rero muhereza amahirwe makeya kugira ngo tumenyerane, kandi koko nta n'ubwo wanabeshya umuntu akubwiye ngo ndagukunda nawe ugahita umwemera ngo ndagukunda, tukaba ubivuze n'umutima wawe wose 100%. Aho ngaho uba ubeshye, kubera ko sometimes hari ikindi kintu usanga cyari kiri iruhande, ugasanga hari igihe usanze utamukundaga, ntihandi uzasanga. Hari igihe bibaho nk'ubu njye hari nk'amakesi nzi nkangahe byanabaye no ku muntu wa hafi cyane wanjye, nyine sinamuvuga kuko ndamutse muvuze urumva nyine nka wa muntu nawe wagize ibanga, ariko uwo muntu nyine urumva nawe nyine ubwo nugira amahirwe azaza akubwire ko yagukunze. Urumva ubwo icyo nashaka kubwira nyine kuri uwo muntu ukuntu byagenze, yiganaga n'umusore
umusore aramukunda, umukobwa nawe aramukunda, ariko umukobwa ategereza ko umusore abimubwira arahiba. Umusore ibyo yakoraga byose akabona umukobwa akabona aramukunda. Kwa kundi abakobwa buriya akenshi tujya tubasha gutegereza nyine ukavuga uti buriya igihe kizagera bivuge. Abona umwaka umwe uragiye, uwa kabiri uragiye, uwa gatatu ugeze umukobwa aravuga oya nanjye ndamukunda kuki se ntabimubwira. Ubwo aba arabimubwiye, umusore nyine aremera. We yahise avuga yego nyine nk'uko urivuga ngo kuvuga yego ntibyashoboka ako kanya. We yahise ayivuga, ariko urumva umukobwa yari yarabonye ko umutipe nawe amukunda, ariko ni genre ya wa muntu uri timide. Baranabanye. Ubwo ndahita nkubaza wowe ku ruhande rwawe, okay, wenda ibyo reka tubisimbuke nyine wamaze kubitubwira, ariko ikintu ngiye nshaka kumenya, wa mukobwa nyine aje akakubwira ko agukunda, ishusho ya mbere na mbere yo gutekereza ku gisubizo uri bumuhe, ishusho ya mbere umubonamo ni iyihe? ishusho ya mbere mubonamo se harya buriya abakobwa mugira amashusho angahera kuko sinjya nkeka ko n'amashusho y'umuntu, ishusho y'umuntu mubona biterwa n'uburyo ariko kwigaragazamo muri ako kanya. Duhuriye hano muri interview ntabwo ushobora kuba unyerekana nk'umuntu duhuriye muri pati runaka. Oya, were kunyura ku ruhande, ndi kuvuga wa mukobwa aje akakubwira ngo ndagukunda, ikintu cya mbere uhita ubona ni iki, cyangwa se igihe utakikuzamo? Mpita mbona ko uwo muntu yanyizeho kandi ibyo ari kumbwira we arabizi neza, arabifite. Umubona nk'umukobwa uri serious cyangwa umubona nk'umukobwa nyine mbuze ukuntu mbivuga. Hari ukuntu umukobwa umusore amureba agahita avuga, donc ugahita umureba mu mutwe. Mwite ko ariye ariko ubundi reka tubundi tubanze twibaza wa mugani, confiance wamukundira iki umuhungu utari sawa cyane, utaragerageza kugaragara neza? Ubwo nyine nanjye nicyo ndi kukubwira, umukobwa aje confiance turi kubona uyu munsi, wowe uburyo wiyizi, sibyo? Kuko twe turi kubona umusore yambaye ingofero nziza ya KGL, yambaye amarinete meza, agapira ari smart, n'inkweto buriya mu kanya bari buzitwereke. Uwo niwe turi kubona, ariko wowe ufite confiance uzi, sibyo? None wa mukobwa aje akakubwira ngo ndagukunda, ikintu cya mbere uhita ubona, uravuga ese uyu mukobwa ari kunyinisha, ese uyu mukobwa ari serious, ese uyu mukobwa ntago ari ba bakobwa nyine b'ibirara, ese uyu mukobwa ndashaka nyine muri ayo mayimaje ahita aza mu basore muri rusange. Ngewe icyo ukora ntakubeshye, usibye ko wenda wihangane ku cyo gusubiza, ndagenda nkurikiye akenshi ahantu ushobora kuba twahuriye, kuko sindagira amahirwe. Wenda ushobora no kuba n'uwambwiye ko nkunda ari nk'1%, ariko umwe ku ijana. Oh no, njye najyaga mfata ko iyo uvuze ngo 1% nyine iba ari rimwe, kuko nyine uba ubaze mu bantu 100 ukabaramo umuntu umwe. Oya, ni ukuvuga ngo bo mu bakobwa uziranye nabo kameme barenze 100, sibyo? Abo bakobwa bose uziranye nabo barenze 100. Iyo uvuze ngo 1%, bisobanuye ko muri bandi bose uzi, tuvuge niba uzi nk'abakobwa 1000, ubwo bisobanuye ko abakobwa 10 bakubwiye ko bagukunda. Kubwa 100 nta nubwo tuziranye, ni benshi cyane. Ubwo urumva nimba mvuze umwe ni nkaho n'ubundi 100 nibo benshi. Okay, ni benshi cyane. donc umwe kugeza ubu wakubwiye ko agukunda. Umwe niwe ushobora kuba wari experience icyo ngicyo. Ashobora, donc nta nubwo uri sure ko yabikubwiye? Ntago ndi sure ko yabimbwiye abivuye ku mutima, kubera ko na nyuma yaho, kuko urumva nyine nibyo nakubwiraga ngo umuntu iyo mukoranye muvuganye ibyo ngibyo, mugerageza no kuzagira imikoranire kugira ngo murebane uburyo mukorana, cyangwa uburyo nimba muhuje ibindi byose. Niho naje gusanga n'ubundi nawe bitandukanye. So rero umukobwa ukeneye ngo ubanza kureba aho ngo bitewe n'aho ngo mwahuriye, uburyo bitewe n'uko mwahuye n'iki. So hari igihe kenshi nk'uko wanze kubivuga, hari abakobwa twivugire hanze wa mugani tubite, sorry kubyita nk'uko babyita, ariko abakobwa ntabita nk'ishinzi cyangwa badafite umuco. So rero iyo ugiye kujya hari uwo muhura gutyo, ariko nawe kubera ko ni nabo cyane akenshi sometimes bajya bakunda kuhita bitinyuka bakakubwira. Buriya umukobwa w'umutima kugira ngo azakubwire ko yagukunze byagorana, ashobora kukureba imyaka nk'itanu ntakubwire ko yagukunze. Ariko umukobwa ushobora nyine wa umukobwa muhura asanzwe azimenyeranye n'abasore, ashobora kuhita expressinga, ashobora kubereka uko ari, nibo nyine ndi no kuvuga ko abenshi sometimes hari n'igihe usanga batari bafite
ingeso nziza niko twabyita. So rero abo ngabo rero nibo nyine nampura wenda sometime ngeraho nkahura nabo ugasanga baranatinyutse bashaka kukwereka amarangamutima yabo, ariko n'ubundi ni hahandi ndeba nkavuga ni uyu muntu kabisa nk'uwo mukobwa uri kumbwira nanjye n'ibyo mpita ntekereza nkavuga ni uyu muntu ntabwo twakundana, ariko kugira ngo muhe icyizere cyo kugira ngo ndagukunda, kugira ngo nyine mubwire ataza kuza kumva ko ari umuntu byari bibi, ariko sometime ageze nkamuha amahirwe yo kuba ashobora kuba yahindura kwa kuntu yari ameze kugira ngo turebe koko twakundana bya nyabyo, cyangwa nimba bizanga n'ubundi ya mahirwe yamunaniye burundu tukarekana. uvuze ngo abakobwa b'umutima ngo ntabwo nyine ahita bikubwira ngo bishobora kumara ngo niyo myaka ingahe 5 niyo uvuze yego. Ubwo none ndashaka kubaza muri iyo myaka 5, reka dufate imyaka 5 maze ukora sibyo, cyangwa se dusunike inyuma gato ya muri segonderi, burya abana bo muri segonderi nabo barakunda kandi bakabigaragaza. Ubwo ndashaka kuvuga mu myaka nari mfite, kuko nakubwiye ngo ndi hejuru ya 20 nanze kubivuga umuntu warebye interview ataza kubyibuka, ariko mu gihe cyacu byari bigoranye kugira ngo uzabibwire uri umuhungu nabwo uzabibwira umukobwa. Bimeze nk'uko umukobwa w'ubu ngubu ashobora kuza, wa mukobwa w'umutima twavugaga ashobora kuzajya kubibwira umuhungu. Ikibazo cyanjye humura ntabwo kiri aho ngaho. Icyo nshaka kukubaza, urumva, ndashaka kubaza wavuze nyine iyo myaka ngo nk'5, none ndashaka kubaza se nko muri iyo myaka nk'5 ubwo twasunitse inyuma tujyana muri segonderi, ese wa mukobwa w'umutima ntabwo yigeze agukunda wenda, kuko akenshi abakobwa iyo bagukunze yatabikubwiye, ubwo ndashaka kuvuga abo ngabo batabivuga, we akwereka amasinye, akagira utuntu akwereka, ukabona yakwitayeho, ukabona yagize gute, gusa nubwo hari ushaka kukwitaho by'ubwana bwiza ukaba wabyitiranya. Ubwo ndashaka kubaza niba muri iyo myaka nyine twasunitse twagiye muri segonderi, niba ese waba warigeze ubona umukobwa gukorera utujeste nk'utwo nyine hahandi twa tundi tubona ko agukunda, ese niba waramubonye wabyakiriye ute? Uvuze utujeste uranyibutsa utuma amayindi isubira inyuma cyane. Njye ntabwo ndi bujye muri segonderi, ndajya muri nkiri materineri, umwana uri mu myaka 6 ndageze 5 ine gutyo, kwa kundi mwabaga mukina mwihishanya. Urumva mu rugo ntabwo ari i Kigali mbere, usibye ko ubu ngubu ariho dusigaye ni nka famiye yose yamaze kugera, yose yimutse niho turi, ariko mbere twabaga mu majyepfo. So umukobwa rero urumva hari abana baba bazi, nabyita abanyamujyi, kuko urumva mu majyepfo ahitwa i Nyamagabe. So rero uko umwana yavaga mu mujyi aje mu cyaro, we yabaga ari umuntu usirimutse mu mutwe ushobora kumenyerana n'iki, ariko sorry nakabajije ku myaka nk'5, oya ni 6 gutyo, kuko natangiye mfite 6 ubwo nabigereranyaga kubera ko ari kera cyane. So rero yaraje, we yarazi uburyo wenda ko kwa kundi ntabwo ko ari urukundo, wenda umukobwa yaraje avuye mu mujyi, araza asanga ndi mu cyaro, kwa kundi abana mama muri gukina, bari abana duturanye urugo ku rundi, araza yaje kubasura, araza utujeste yankoreye nitwe tuntu twonyine, kwa kundi umwana ashobora kuza akagusoma kwitamo. Ibaza umwana w'imyaka iyo ngiyo, aho ngaho yarabikoze, arangije noneho mu kwizajya tujya kwihisha, akazajya aba ari we ugenda unyobora unyereka ngo ngwino nkwereke, ngwino dukore gutya na gutya na gutya. So njye no gutaha ararira. Aho ngaho ba sister nibo bantu bari bakuru ba sister nibo bari bakuru aho ngaho, kuko urumva yararize, nagubwe kurira gusuvuga kanshwe, ariko tuntu twari turi romantique, nanjye nageze ntangiye kuko nibwo nabiromaritse, ndavuga ni umukobwa, ahubwo byarambabaje kuko nagakiba mu Rwanda, yagiye muri Amerika, narashakishije kugira nzamubone biragoranye, ariko we ukuntu yari ameze nyine yari romance ukuntu, kandi ibintu bigaragara bya bindi urabizi, umwana we ni ibintu bihita by'expressinga byiyerekana. We no kugira ngo ngende yararize ankurura akaguru, kubera ko nari meze nkaho namurutagaho umwaka umwe, ntabwo ari umwaka, amezi agera nko muri 7 gutyo, niyo nyine nasanze naramurutaga. So rero ukuntu we yagiye yabonye ndi kugenda, yabonaga nyine umwana uri mu kigero kimwe nawe, abandi bari aho ngaho bari batoye, ubona uburyo yankunze, ndavuga ni uyu mukobwa kabisa
uyu nguyu nk'uwamuma nko mu myaka nk'itanu niko nahise ntekereza ndavuga uyu nguyu nanjye yazajya anyigisha uburyo mbana n'abakobwa wenda nazajya n'umukunzi nkamugira umugore. So ubwo mu myaka 7 watekereje gutyo? mu myaka 7 kuko nakubwiye ngira ba sister bakuru kuko bo rero umva bamwe bari batangiye gukundana bavuga mu rugo turi abantu hahandi nuko wenda mama yarapfuye, ariko iyo twabaga turi kuganira ntibashoboraga kumenya mama, ntibashoboraga kumenya sister, ntibashoboraga kumenya bari abantu nyine hahandi nta kintu na kimwe usibye kireka wenda habaye ibanga ryarindi rikomeye ryo ku rwego rwo hejuru, ariko ubundi ibindi cyangwa wenda udaharura umwana wenda wagiye nko kwikinira, ariko ubundi ibindi byose barabiganiraga numva. So rero kugira ngo nzamenye ngo gukundana no kuba umuntu yagukunze nahitaga mbimenya byoroshye uburyo umuntu yagukunze bigenda n'uburyo abikora. Ahubwo ngewe cyananiraga ni kimwe, kubera ko sinabonaga amahirwe yo kuba bambwira ngo uratereta gutya cyangwa uravuga gutya, niyo mpamvu uranagusubije ngo nahita mubwira yego, kuko sinahita mbasha kwa kundi umusore muri manganya ngo amubwire ngo ibi bigambo n'ibi. So rero njye mpita nkubwira neza, naravuze reka mbanze nganire n'umuntu neza menye uko azajya aba ameze, ubundi nganire sohore ikindimo nyuma namaze kwimenya. Niho rero nanjye uwo mwana nawe navuze ni uyu mukobwa ndabona ibintu ari kunyereka ari byiza, ningira Imana tuzabonana. ubwo yagukunze hari hashize igihe kingana n'icyo akubonye aho hantu yari amaze igihe kingana n'iki, donc hari hashize igihe kingana n'icyo akubonye kugira ngo nujya gutaha arire? Nabyita ni crush. ngo byari umunsi umwe, nta minsi ibiri, kuko yaje umunsi washize, kuko karitsiye twari dufite abana twakunda abana bagira urugomo. Umukobwa washoboraga kuzana mu mujyi Nyamagabe, umuntu uhaza arahazi ni hatoya, kwa kundi abana bagira urugomo. Iyo umenyanye n'umukobwa iyo hagize umuntu mushyashya uzamo, bose bahitaga babimenya, bakavuga ngo muri karitsiye hari abantu baje, kuko ni akajyi gatoya abantu bose baraziranye. uwo mukobwa yitwa nde? Izina rye yitwa Noella. Naramubajije, naragiye nkeka hashize nk'imyaka nk'itatu wenda mbimubajijeho cyangwa 5, ntabwo nkibuka neza kuko ni kera. Aho ngaho rero ndamubaza, ese uyu mukobwa umeze gutya na gutya na gutya, kuko we nanze kuhita kuko mubwiye izina bwa mbere, nkeka ko ashobora kuba izina yatubwiye mbere atari naryo yitwaga, kwa kundi umuntu akubwira ngo yike, nk'uko ndi kuvuga ngo nitwa Confiance Rwanda, ariko Rwanda atari njyewe. Hari abantu bajya banserereza ngo nitwa Rwanda, wenda ni nyine ni akasigno mba nashyizeho ugasanga rero nawe ntabwo ariko kuntu yitwaga. Ugasanga rero naramubwiye ndamugeragereza ndamugoragoza kugira ngo ngerageze kumva nimba yamwibuka, ariko biza kurangira atabona kontakte ze, atabona uriya. Arambwira gusa namwibutse, ndumva muheruka kera, yavuye i Kigali bitewe na famiye ye ajya hanze, yagiye hanze, nabiherukiraga aho ngaho. So naho ngaho rero nyine nanjye naje kuza kubira turuva nisanga nyine nta kizeranye nawe, nta hantu namukura, birangira aho ngaho, kuko nawe nta rindi zina rye yarazi. wigeze ugerageza kuri Facebook? Facebook naragerageje, ariko urumva nyine kugerageza isura nibuka nk'isura yawe ukiri umwana, urumva mu myaka nakubwiye ntabwo ari yawe uri mukuru. Kubona rero isura y'umuntu ujya kujya no kuzamucinga, ushobora no gusanga yarabaye n'igikara wa mugani. Ariko kuko ari inzobe, naragerageje. Abantu banga uruzi Facebook iyo ushyizemo ibara abantu benshi noneho zanoroshya, hari igihe usanga ari nk'abantu nka miliyoni zingahe, usanga abo mbonye ntabwo ndi kubona, kuko ntari n'irindi zina sinabyitaho, ndabyihorera ndatuza. kadufata akanya gato ko guceceka tumwibuke. uzi icyo bisobanuye se? Nkurikije ikiganiro twagiranye muri makeya, cya kibazo nakubajije mbere, igisubizo cyacyo ni iki ngiki. Muri make uyu niwe mukunzi wawe, umutima wawe kuba nta wundi mukunzi uhari nuko utarabasha kuwufungura. Ntabwo ndi mu bantu bazi iby'urukundo cyane, ariko ntekereza ko ngewe uko n'igihe byabereye
Ushobora kuba hari ibishobora kuba byari byarandengerejeho muri story, wenda ubona uko ariko nahise nitaho, wenda kubera ko urumva umuntu mubonanye mukiri abana ruzi urukundo. No muri filime sinzi nimba ujya ubibona, muri filime umuntu muba mwarabanye mu bwana cyane akurutira umuntu mushobora kuba mwarabanye mukuze, niyo yanagukorera n'ibintu byinshi kurenza iby'ubwana. So rero bishobora kuba hari n'ibyagiye bibaho byinshi, ariko nyine ni uko ari uwo nguwo nabayeho, ariko ntago ari we navuga ngo niwe nashobora kuba nakwifungura nkavuga ngo ni. Hari n'abandi bagiye Urekeyeho gatoya abadukurikiye nabo barabibona ko uburyo twaganiraga mbere n'uburyo turi kuganira kuri Nowela byahindutse, ubyemere ubyange ariko twebwe turabibona. Muri make ubwo nyine ubwo undi mukobwa uzaza nabanza asenge kugira ngo Nowela tubanze twakire ko twamubuze. muri story. Ni ikibazo gikunda kubaho iyo uri kuvuga ibintu kuri wowe byakubayeho, so noneho ukagenda mu bintu byakubayeho. Buriya ukiri umwana uba ufite utaragera kapasite yo kuba watekereza ibintu byinshi ngo ube wenda wakora ibintu bimwe na bimwe ubikore nk'aho ari wowe ubishaka, ahubwo ni amarangamutima kuzamo. So rero niyo ugiye kubivuga urabizi, umuntu wese usobanuriye story zawe zo mu bwana yaseka yagira gute, ariko nyine yumva ko ibyo bintu biririyo, kuko ntabwo ushobora kwibeshyira ngo undi mwana nakoraga ibi ngibi kandi bitari biririyo. Ni ibintu nyine wahuraga nabyo bigatuma ubikora. So rero niyo mpamvu nanjye nagezemo numva ko nanjye nyine ntibiri ku mutima n'ibyo nibuka. So hari igihe uwo dushobora kuba wamugani nka bya wahoze umbaza ngo umuntu uko agambaje ngo ndamukunda namusubiza, nyine ubu ni njye uzi guhitamo cya gitekerezo cyanjye nkanabanza nkanareba uburyo akora. Ariko uwo nguwo we nyine twari utuntu twiyerekana turi kugenda tuba aho ngaho nyine dutuma. Niyo mpamvu njye nagerageje kuba nasanisha kugira ngo nanibuke na story neza ntaza kubeshya. Sometimes hari n'igihe yanareba na interview akazamenya ngo uyu muntu ni uyu nguyu. Aho ngaho rero ndamutse nkubeshye, hari igihe muri comment yakwandika ngo ndabeshya kandi ntabwo ari byiza. Ubwo muri makeya dusenga Imana kugira ngo Nowela iyi interview azayibone. Titre murayibonye. Dusenga Imana Nowela iyi interview azayibone. Kuko kubera ko ni ukuri kw'Imana, reka njye mbivuge, njye Imana ndayizera, sibyo? Imana nidufashe Nowela abone. Abonetse byawe byiza nawe cyo ko ikintu cyo kwanamubaza wabwiye ngo umuntu ngakubaza ngo umukobwa yambaza ngo ndamukunda, amaza wowe ubundi warankundaga, kuko ibintu byo nawe wahise ugira emotion ukurikije ukuntu yabikoze umwana wituriraniye. So nanjye nabibaza emotion zanabaye nyinshi kugeza n'aka kanya. kuri Wahita umubaza nahita ngiye mubaza ni isundi uko wabikoraga ari ibiri kuri mo, cyangwa ni kwa kundi nyine sometime hari igihe umwana aba ashaka kuba yari akibona gishaka nko gukina, wajya kujyana umuntu akakwereka ko ibyo bintu yari akibikunze, ariko nyine atari ukuvuga ko uwo muntu ari wakunze, kuko hari n'abandi ashobora kubikorera. Ariko hari n'ikindi kibazo uzamubaza uri kwanga kutubwira ko ngende kukibona mu maso, uzahita unamubaza se uracyankunda? Oya, ntabwo ari byo. Niyo nasanga asa nkandera aryara umukobwa, ntabwo ndi kwibuka neza, ese umukobwa w'umunyarwanda. Abanyarwanda ntabwo bakunda kuba ari beza, niba arisa nka Kardashian wenda ngite gutyo, ntabwo nakongera kuhita mbimubaza, kuko nkeka ko nimba byonyine yaranagiye akaba atarigeze akurikirana uko bimeze uko byagenze ngiye, kuko niwe wari ufite amahirwe menshi yo kuba yambona kurenza uko ngiye namubona. Nimba yari atirigeze abikora bivuga ko n'ubundi byamaze kurangira. None se aka kanya aha twicaye uyu munsi, cyangwa se reka ntuze interview irangire, sibyo? None Nowela agahita yandika muri comment, cyangwa se agashita ashakisha nimero akavuga ati nanjye narakubuze ndagukunda, wasubiza iki? Nk'uko interview yarangiye ni nako nanjye namubwira ntibyararangiye. No, uratubeshya. Iyo biba byararangiye ntabwo uyu munsi twari kuba turi kuvuga kuri Nowela. Noneho nakubwiye ko abari kureba ikiganiro nanjye turi kubona ukuntu nyine wahise uhinduka. Ndabyumva, ariko hari ibintu nyine biba bisaba ko iyo ibintu byakubayeho urabizi ko umuntu wese iyo ari kuvuga ikintu cyamubayeho, cyaba ari cyiza cyaba ari kibi, niyo cyaba ari kibi ajya muri ya mood nyine ukabona ko ari kubabara cyangwa nyine mood yahindutse. So rero nanjye n'iki kintu cyambayeho bitavuze ngo bishobora kuba byari byiza cyane kuri njyewe, ariko kuko wenda nkomeje kujyamo gatoya, wenda nari ntaranasoza ba sister icyo gihe baranserereje
kuko ni nacyo kintu gishobora gutuma nanone nakubwira ko cyatumye nahita numva ko uyu muntu biramukunze cyane, wenda ndagerageje kumushaka nyuma wenda kuko nabibutse ko muri story nakubwiye ko gukunda sinzi gutereta cyane ku buryo nerekana ko nzi gukundana cyane, ariko nyine basiste icyo gihe banserereza, noneho byatumye noneho bihumira komira ari ngenda ngabanya rwa rukundo navuze nimba narabonye ari n'umukobwa mwiza, barambaza se umukobwa aragukunda akagukurura akagura kare agashaka kutaha ko udataha, wowe ntugende ikintu umubwira gusa ukazajya wicara umurebye gutya mu maso gusa utagira ikintu uvuga. Ndabwira nyine se nari gukora iki, kakana karinosa nyine kana k'Imana ndituriza, buri icyo bansubiza kuko bumva nanjye nta hantu nari kubihera, nta nubwo nzi n'ibyo nahera ndituriza. So rero urumva nyine nimba baransereje nagerageje nyine byagiye bingenda bingabanukamo, Nowela ndamwihorera avamo burundu. N'igihe tunamaranye ni kinini cyane kitatuma umuntu wowe mwabonanye mu myaka 10 ishize se waba ucyumva ko kimukunze cyane. Oya nyine reka nkubwire sibyo, reka tubyemere, ariko nyine abadukurikira bo icyo bagomba gufata bakibonye. Ubwo Nowela nawe rwose niba ari hafi atubabarira atanga agatego, noneho reka tube tumwihoreye. Cyokora ni byiza kuba ndamutse mubonye, urumva nyine hari ubustory buri aho ngaho nshobora no kumutera byonyine niyo tutaba tunakundanye, agaseka agapfa kuko afite yaho y'ibyagiye biba ntabwo byo nabivugira kuri kamera. Ibyo twagiye tuba nyine bitewe na abandi twabanaga, urumva nyine yajemo aho ngaho, urumva nakubwiye ngo ijisho ry'umuryango muri quartier twarebaga turi benshi, ntabwo ari njye nyine wamubonye n'abandi baramubonye. So rero nyine mubwiye uburyo utuntu twagendaga tuba sinakura konta kuko utaruhaye ngo uzana twumve ntibyanagushobokera, ariko utuntu twagiye tuba nibyo byahita bituma nawe yanasika ku buryo avuga ati nk'uwansubiza ahantu nkareba. Ariko si nibyo gusa, i Nyamagabe sinzi wenda abantu nimba bahazi nyine story zaho, iyo urebye story zaho usibye ubu ngubu byahindutse, ariko urebye story zabaga zihari babaga ari abantu babandi ushobora kureba wakumva ibintu bakora ugaseka ukavuga ati aba bantu biberaho hafi yo mu ijuru burundu, kuko babaga batuje bari guseka bameze neza, birirwa mu tuntu nyine ngutwo two gufashanya urukundo. Ahandi utamenyaga cyane cyane umukire ngo umenye ngo uyu mukire ni umukire cyane, uyu ni umukene cyane, kubera ko niyo washoboraga kuba uri umukene cyane, umukire yaragufashaga cyangwa akaba ashobora kuba yanazana akanakugira icyo agukorera mu rugo rwawe ku buryo nawe ubona wishimye. Ubwo muri makeya Nowela umuheruka icyo gihe agukurura akaguru? Oya ntabwo uwo munsi iryo joro yahise agenda, ariko nyine ni muri iyo minsi nta cyumweru yamaze nk'ibyumweru 2 byari bino bya vacances, aza ari muri vacances gatoya hendaga kwegera Noheli ayirirayo, ubu niyanga kwirirayo, umva Kigali yabaga ishyushye kurenza ahandi hose, ahita azamuka Kigali. Naho ngaho kuko n'imyaka nari mfite icyo gihe ntabwo nari nemerewe kuba naza ngo mbaze umuntu ngo ese ngo wambwira umukobwa umeze gutya na gutya, ntabwo byari gushoboka. Ariko noneho nyuma y'uko ukura akaguru wongeye kugaruka cyangwa se we mwongeye kubonana? Twarabonanye ariko ntabwo twigize tuvugana. Wari waragize isoni? N'ubu ngubu nuko sinzi, wenda ndi kugenda mba mukuru, ariko ndi umuhungu, abanzi neza nyiri umwana w'umuhungu ugira amasoni. Byahandi undeba nimba atari njye wagutanze ngo mbashe kwishyiramo imbaraga zo kuhita nikuramo amasoni, aho ngaho nshobora no kureba nkagira isoni nkubika n'umutwe hirya, cyangwa nkareba hirya nkazajya mera ntagufokasinga mu maso neza kubera nyine kubugira amasoni nakubwiraga. So rero nyine na Nowela duhura icyo gihe nyine agenda arya nibyo warumbashije ko twongeye kubonana. Twarabonanye, mu kubonana icyo gihe twahuriye mu rusengero kuri Noheli. Urumva nta nubwo natekereje ko wenda ari anniversaire ubu ari nk'ubu ngubu, ariko wenda namushakiye nk'aka kado ko kari na Noheli yitwa Nowela. Ibyo byari kubaho kuko hari abashuti banjye nari mfite kera yashoboraga kwemera agafata nk'agapapuro akandika njye ngira umukono mubi, akamwandikira agafata akantu k'akaretera akandika akakubwira gutya na gutya na gutya na gutya, wenda ntanakubwira nako nagukunze, ariko wenda akakubwira wenda nishimiye kuganira nawe gutyo.
so abo bashuti nari mbafite ku buryo bashoboraga kuba bangiriza inama bakabimbwira, ariko ntabwo nabonye amahirwe yo kumuganiriza icyo gihe. Nabwo imodoka yari arimo yaraje iramujyana ahita agenda yirukanka, nanjye nibereye mu byanjye kubera ko njye nari mpamenyereye, sinigeze kujya kubona n'amahirwe yo kongera kujyayo kujya guhura nawe, byaragoranye. Hahita hajyamo imyiteguro, urumva za Noheli n'ubundi nabizi ukuntu abana baba bashyushye kera, noneho mu cyaro byabaga birenzeho, turashyuha twigira mu byabo bya bindi Noheli atugeraho turamwibagirwa. Ariko nawe urumva yaraje ajya asura abo ngabo, ajya muri ba nyirakuru, gutyo abantu bo muri famiye, birangira aho ngaho. Oya, uretse gato icyo gihe wari kumufungira iki nka kado? Ndatekereza nta mafaranga nagiraga, nakubwiye icya mbere urupapuro. Icya mbere watekerezaga ni nyine amtimo. Kwandika nakubwiye ko ntazi kwandika neza, ariko ikintu nari gukora se buriya cyari nk'ikirane nari kumuha akarabyo. Akarabyo ni mikoro utaza kuyigwisha. Bari kumuha nyine hari utuntu, kuko no muri filime nabirebaga, nibwenda tutari umuntu warebaga filime cyane, wenda ntabwo narebaga mbona umwanya no mu rugo babyanga abana bareba filime birirwa birukanka bari kureba amafilime, sometimes utanazi n'icyo bivuga, ariko muri kugira ngo urebe warabonaga ko umuntu mwakundanye kiriya gihe utuntu tw'uturabyo twari utuntu twiza, akarabyo k'umutuku k'akaroze, roze sinzi nimba ubu ngubu zanaboneka. Amaroze ajya aboneka, nkeneye kuzajya ubwo umukobwa nzajya guteta bwa mbere nzabimushyira. Oya, wowe umuretse. Okay, uyu munsi Nowela umubonye bikaba ngombwa ko nyine ubona amahirwe yo kumufungira kado ya Noheli, wamufungira iki? Ikibazo ko uyihangana dusubize n'ibindi babitubwiye. ndi gutekereza nyine, si ubwo Ubwo ndi kuvuga nta jambo yari yakubwira, nta jambo muravugana, mbese muri makeya ubifate nk'aho nyine bikiri nka kera, nyuma y'uko amaze kugukurura akaguru. Donc nyuma y'uko gukurira akaguru, uyu munsi ufite ubushobozi, ni iyihe kado wamuhereza uyu munsi? Ntekereza ko twahuye byanze bikunze, hari ukuntu naba namaze kumwigaho gatoya. Oya, ibyo kumwigaho ubu byihoreye, wowe mufungire kado ubu nonaha. Ku bushobozi ufite ubu cyangwa ku byo ubu ufite ubushobozi bitewe n'ubushobozi mfite cyangwa n'icyo nahitamo cyose. Okay, dusipoze ko ufite ibintu ubushobozi bwose bushoboka. Namuha igare. Kubera iki? Igare se kubera ko buriya igare riri mu bintu nakubwiye, natangiye wihangane gato gusubira muri ka kandi ka jokeri. Bya birenge byanjye ntibyajyaga bikunda kujya ku igare neza ngo bifate kuri ariya no. So rero mu bintu, kuko muri karitsiye icyo gihe baduhaga habaga hari abana bari gukata amagare bari kugenda bayajyaho. Icyo gihe nabwo byari mu bintu anatambuka nawe nigeze kubona ari nabyita guseka, yabyishimiye kubona bari kujya ku magare. Sometimes nuko batanamwemeraga no kuba yajya ku igare, yahise ariko wabonaga ko yishimiye nyine kubona abana bari kujya ku magare nyine bari gutwara. Yego, so rero navuze rero nyine icyo ni icyo ngicyo nawe nabonye yakundaga njyewe icyo gihe, ni icyo kintu nahita muha. So ushobora gusanga yaba gusiga akunda imodoka, wenda ubushobozi bwanjye ntabwo mfite ubu ngubu bwo kubona umwe, ariko ni icyo ngicyo ntekereje. Ubu bashaka ko nkumubwira akarabo. Oya, birahagije kabisa, birahagije. Ubu yaba byashobokaga twanahita turekeraho, kuko rwose ndibaza ko abadukurikiye banyuzwe, ariko dukeneye kumenya confiance akunda iki mu buzima busanzwe iyo atari mu kazi, icyo kurya akunda, icyo kunywa akunda, utwo tuntu nyine tw'amatsiko gusa. Naho ubundi rwose ibyo kuganira buriya hariya twashyizeho akadomo. Confiance ni umuntu nk'uko nakubwiye filime, ni umuntu ushobora kumara amasaha agera muri 24 yose aramutse nta kintu afite ikindi cyo gukora cyangwa nta bitotsi afite, ari kureba filime.
kureba filime nyine ndamutse mbonye na filime nziza hari igihe samutayime no kurya mbyibagirwa ariko ibyo ngibyo wambwiye wenda bintu byo gukunda mu kurya ngiye nikundira buriya njya mbivuga abantu bagaseka ngo nk'umukobwa ikintu cyitwa ifiriti chips ndayikunda ahandi abantu bose mu rugo baryaga inyama nkabwa nimurangiza kurya inyama ngiye mu ndekere ifiriti nicyo kintu ndi burye cyonyine ku buryo no mu rugo hari igihe samutayime n'iwanjye njya kujya kuvuga nkavuga okay ndagura ibindi byo kurya najya kujya kugura ibirayi nkagura ibirayi byinshi nkagenda nkateka ifiriti najya kujya guteka ibindi nkumva simbishaka nkahita nitekera ya firiti yanjye mbere ho nyine umwana nanayiryaga yonyine urabizi abana baranayikunda kurenza uko bumeze ariko noneho ubu ngubu ho ndayiteka nkahita afata wenda nka mayoneze cyangwa saladine nkahita nshyiraho nkirira nta kindi kintu nirwe njya kujya kurwana nacyo ujya gufata umwanya ngo guteka imboga ngo ibiki kujya gushaka ibindi byo kurisha ifiriti ikaba ikintu cyanjye mu gukunda ariko ndi umuntu ukunda kuganira gutera sitori ukunda kumva inkuru ariko cyane cyane zitari izo kubeshya kuko kera nigeze kubeshya ndibuka barankubita bari babeshye ngo twajyaga muri korali tukiri abana urabizi bya bintu bya Sunday school ndagenda nzi ko ngo nagombaga kujya muri korali babahungu nakubwiraga abashuti banjye baranyobya twigira ahandi twigira kwikinira tujya kureba ibiki turangije turataha ubwo mama nkaba nzi ko kuko ubundi mbere yari umuntu ukora muri wigisha abana kuririmba yarabikundaga nyuma y'akazi ke gasanzwe aza kuza gukoresha repetisiyo ngewe ntahari ubwo nari nzi ko ntawe uhari ntashye rero urumva mama cyokora kera yari yigize kuba umwarimu ariko arabivamo nyuma ubwo yakoraga muri meteo yaje afite igiti inyuma nanabizi yajyaga kunkubita arabanzaga akansetsa akanambwira arya neza ubanza uhage nyuma yo kumbwira kurya neza nkahaga cya kibanda akaba aricyo zana agapyatura umuhungu we ubundi nanjye nkarira aho ngaho nkajya so rero kubera kuvuga story kuko nazivugaga cyane cyane nzibeshya nashoboraga no kureba kubera gukunda story kuganira ndashoboraga kureba nanakubwira kugira ngo nkubwire ikintu nkakurebera kamera nkakwemeza uburyo ishobora kuba atari kamera cyangwa idakora nkakubeshya ibintu byose bishoboka byaba ari byo narebye muri filime byaba ari iki kubera ko n'icyabayeho aho ngaho kugira ngo nabashije kuba namenya muri iyi karitsiye twari dufite nta abana benshi byari byaranze urumva abana benshi bari abo nk'abo mu kibosi kugira ngo tuzaforme ikipe biragorana ariko bose kubera kubabeshya naragenda bakusanya ndabazana dukora timu ya football nkazajya mbari nanjye ujya kubanga imipira y'akarere yo kugenda bakina amabaro bajyaga babagura bakazajya bayanga bakayajugunya iwabo bakaza bakasigara aho ngaho tukaza tugakina so rero kubeshya nyine kwanjye nageragezaga kubeshya nyine ariko nyuma yaho maze kugerageza kumva ko bari kugenda babinkuramo bumva ko kubeshya atari byiza byatuma imana bituma naba umuntu mwiza bigenda mbivamo buke bukeya ubu aho ushobora kukubeshya gusa kereka nzi ko ari ikintu kiri bugire akamaro kandi nawe kikakugirira akamaro naho ngaho hanyuma icyo kunywa ukunda iki buriya ndi umuntu rero usekeje mu kunywa ndi umuntu ushobora kukunywera ikintu cyitwa ji kongeraho wenda ikintu fanta ntabwo nyizikunda cyane zarabishye iyo ugiye kunywa nyine sinavuga wenda ngo mbeshye ngo ntabwo banywa inzoga arabizi muri iki gihe abantu benshi hari igihe babibeshye cyangwa bitewe n'uko bashaka kugaragaza ndazinywa ariko ikintu cyanjye kiri purefere kari agasukari k'ibi mu binyobwa atari kuvuga ngo ni isukari ngo yo muri mitsingi yo muri iki kari akantu karyohera numva kankurura cyane kubera ko nakanyweye igihe kinini kari akantu kararyoshye byahatari ntabwo njya nanga ko katatira kabisa confiance reka tugushimire twizere ko Jokeri azatera imbere akagera ku rwego wifuza cyangwa se akanaharenga ariko nanone twongere dusabe Nowela
nyamuneka niba uhari utanga agatego. Confiance turagushimira. Ihangane gato reka mbanze nanjye nsaba abantu bakomeze gukurikira Jokeri ari benshi kuri YouTube, nubwo mutari mwemera wenda muzabikata nabyongeyeho. Jokeri yitwa Jokeri Comedy, ikaba iba kuri channel ya YouTube yitwa Vuvuzera nk'uko babizi, za Vuvuzera zimwe bavugisha 250, niyo ngiyo, ubundi bakareba. Ndabizi neza Jokeri azabaryohera. Hari n'izindi muvi ndi kubategura ziri imbere, ntabwo nahita mvuga ahangaha, nimunyemerera tukongera tugakora ikindi kiganiro nyuma y'uko Jokeri yamaze kugera aho igera, kuko ntabwo nkunda kugenda mfatira ibintu byose ngo ngende mbyegeranya, nkora kimwe ibindi nkagenda mbikora nyuma. So nimunyemerera rero, namaze kubona iyo Jokeri imeze cyangwa twongeye guhura tukongera tukagira ikindi kiganiro, muzabona ku Jokeri nziza, munabone n'andi mafilime meza. So ndabashimiye rero, mwakoze kunyakira hano kuri The Anonymous. Abantu bakomeze bakande subscribe ari benshi, bakurikira ibiganiro byanyu, turabakunda cyane. Murakoze cyane. Namwe